Noheli iregereje, gusa ni umunsi mukuru utavugwaho rumwe hirya no hino ku isi, kandi amakuru afitanye isano na Noheli abashishikaje cyane. Dore ibibazo bitavugwaho rumwe n'abemera Yesu. Abanyabwenge batatu bavugwa mu nkuru za Noheli bari bande? Ese koko Yesu yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza? Ejo bundi Kiliziya Gatolika yazihije mu Rwanda yubile y'imyaka 2025 Yesu amaze avutse. Ese koko Yesu yavutse muri rimwe? Imigenzo myinshi ikorwa kuri Noheli ntihuza ku isi. Ese haba hari ukundi kuri kwihishe muri Noheli tutabwiwe? Ikaze muri iki kiganiro. Mu ngingo z'uruhererekane tuzagira kuri iyi ngingo, tuzibanda ku bijyanye n'umunsi mukuru wa Noheli n'ubushakashatsi bwakozwe ku migenzo myinshi ifitanye isano nayo, icyo abahanga muri Kiliziya Gatolika babivugaho, abo muri Kiliziya y'Abarotodogisi, Abaprotestani n'abahanga mu mateka na teolojiya. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo izo ngingo z'uruhererekane zitazagucika. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment duhe igitekerezo. Ikaze mu kiganiro cyacu. Bibiliya y'ubwayo ntivuga ko abantu bagiye kureba Yesu amaze kuvuka bari abanyabwenge batatu cyangwa abami batatu nkuko abiziza Noheli babivugaho mu migenzo yabo. Rwose iyo nkuru ifitanye isano n'imibare y'abagiye gusura Yesu ntacyo Bibiliya yivugaho. Gusa umwanditsi w'ivanjiri witwa Matayo, abashakashatsi mu by'inyandiko za kera zandikishwe intoki basanze Matayo yarakoresheje ijambo ry'ikigiriki magoi ashaka kuvuga abantu bitwa abanyabwenge bagiye gusura Yesu. Kandi mu rurimi rw'ikigiriki cyakoreshwaga mu gihe cya Yesu, iryo jambo rishobora kwerekeza ku bantu baragurisha inyenyeri cyangwa bakora ibikorwa bifitanye isano n'imbaraga zituruka ku badayimoni. Ikindi gihamya ni uko hari Bibiliya zihindura uwo murongo zivuga ko abo bantu bari abahanga mu by'inyenyeri cyangwa bamaji. Umugiriki w'umuhanga mu by'amateka yitwa Herodote waho mu kinyejana cya 5 mbere ya Yesu yavuze ko mu gihe cye ijambo magoi barikoreshaga berekeza ku bwoko bw'Abamidiyani bo mu Buperesi bari bazwiho kuragurisha inyenyeri no kurotora inzozi. Muri iyi nkuru ngufi reka dusubize ibibazo bikurikira. Abo bantu bari bangahe? Ese abo bantu bari abami? Abo bantu bitwaga bande? Basuye Yesu ryari? Ese Imana yo yakoresheje inyenyeri bajyana i Betelehemu? Nkuhaye ikaze muri iki kiganiro, ni kigufi ariko kigiye gusubiza ibyo bibazo mu buryo bwumvikana. Niba uri mushya kuri channel yacu, kora subscribe kandi ufungure inzogera, ukora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment uduhe igitekerezo cyangwa tubaze ikibazo. Nanone ikaze. Ikibazo cya mbere dushakira igisubizo. Aba bantu bari bangahe? Bibiliya y'ubwayo nta kibivugaho kandi umubare wabo nawo ntuvugwaho rumwe. Igitabo Encyclopedia Britannica cyagize kiti imigenzo yo muri Aziya igaragaza ko abantu baragurishaga inyenyeri bari 12, ariko iyo mu Burayi na Amerika yo ikagaragaza ko bari batatu, wenda bitewe n'impano za zahabu n'ububani n'ishangi bazaniye uwo mwana. Ikibazo cya kabiri, ese abo bantu bari abami? Nubwo abiziza Noheli bakunze kugaragaza ko abantu bari abami, nta hantu na hamwe byanditswe muri Bibiliya. Cya gitabo cyavuzwe haruguru cyavuze ko nyuma y'imyaka ibarwa mu magana Yesu amaze kuvuka aribwo abantu bongeye icyo gitekerezo mu nkuru y'ivuka rye kugira ngo bayiryoshye. Ikibazo cya gatatu, abo bantu bitwaga bande? Bibiliya ntivuga amazina y'abantu baragurisha inyenyeri bagiye gusura Yesu amaze kuvuka. Igitabo The International Standard Bible Encyclopedia cyavuze ko mu nkuru z'impimbano abantu bagiye babahimba amazina, urugero nka Gaspar, Melchior na Baltazar. Ikibazo cya kane, basuye Yesu ryari? Abantu baragurisha inyenyeri bashobora kuba barasuye Yesu nyuma y'amezi runaka amaze kuvuka. Ibyo tubibwirwa nuko umwami Herode washaka kwica Yesu yategetse ko abana b'abahungu bose bafite imyaka 2 n'abatarayigezaho bicwa. Uwo mwanzuro yawufasha akurikije ibyo baragurisha inyenyeri bari baramubwiye. Herode yatanze iryo tegeko ashingiye ku gihe bamubwiye uwo mwana yavukiye, nanone igihe cyari gishize kuvaho abanyabwenge bamugereyeho amaze kukiranya n'igihe bagombye ko baragarukiye kumuha amakuru. Nibyo byatumye afata umwanzuro wo kwica abana bose bamaze imyaka 2. Gufata icyemezo cyo kwica impinja z'abana b'abahungu bose bafite imyaka 2 kigaragaza ko abanyabwenge basuye Yesu atakiryamye mu muvure aho yavukiye, kandi ibyo bitandukanye n'inkuru zivuga iby'ivuka rye aho bamugaragaza ko abanyabwenge bamusanze mu kirugo. Abo bantu baragurisha inyenyeri ntibasuye Yesu mu ijoro yavutsemo. Bibiliya muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 11 igira iti binjiye mu nzu babona umwana ari kumwe na nyina Mariya. Ibyo bigaragaza ko umuryango wa Yesu wari usigaye uba mu nzu kandi ko Yesu atarakira uruhinja ruryamyeho amatungo arira. Ikibazo cya gatanu, ese Imana iyo yakoresheje inyenyeri bajyana i Betelehemu? Hari abatekereza ko Imana iyo yakoresheje icyo abantu bita inyenyeri ikayobora abo bantu aho Yesu yari ari, ariko dore impamvu ibyo atari ukuri. Impamvu ya mbere, iyo nyenyeri yabanje kujyana abantu i Yerusalemu ho kubajyana i Betelehemu. Bibiliya muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 1 n'uwa 2 igira iti abantu baragurisha inyenyeri baturutse iburasirazuba baje i Yerusalemu barabaza bati umwami w'Abayahudi wavutse ari hehe? Twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tuje kumuramya. Iyi Imana bari yari yoboye abo banyabwenge ntiba yarabanyujije kwa Herode kuyoboza, kuko iyo yari izi neza aho Yesu yavukiye.
ikindi ni uko Imana yari izi neza ko Herode atazashimishwa n'ivuka rya Yesu, bityo ntibyari ngombwa kumuha ayo makuru nk'uko igitekerezo gikurikira kibigaragaza. Icya kabiri, umwami Herode niwe wayoboye abo bantu i Betelehemu, si iyo nyenyeri. Inkuru uko yanditswe muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6 igaragaza ko igihe Herode yumvaga ko hari undi mwami w'Abayahudi wavutse, yarabaririje kugira ngo amenye aho Kristo yagombaga kuvukira. Amaze kumenya ko yagombaga kuvukira i Betelehemu, yohereje abo bantu ngo bamushake maze bagaruke bamubwire aho bamubonye. Icyo gihe nibwo abo bantu bagiye i Betelehemu. Bibiliya muri Matayo igice cya 2 umurongo w'9 igira iti, bamaze kumva ibyo umwami Herode ababwiye baragenda. Ya nyenyeri bari babonye bakiri burasirazuba ibajya imbere, maze igeze hejuru y'aho umwana yarari irahagarara. Icya gatatu, kuba iyo nyenyeri yaragaragaye byashyize ubuzima bwa Yesu mu kaga, kandi bituma hicwa abana benshi b'inzirakarengane. Ibivugwa muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 12 bivuga ko ba bantu baragurishaga inyenyeri bavuye i Betelehemu, Imana yababuriye ibabuza gusubira kwa Herode. Ibyo byatumye Herode akora iki? Bibiliya muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 16 igira iti, Herode abonye ko ba bantu baragurisha inyenyeri bamubeshye, azabiranywa n'uburakari, maze yohereza abantu bajya kwica abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu turere twaho twose bamaze imyaka 2 n'batarayigezaho, akurikije igihe baragurisha inyenyeri bari bamubwiye, kuko yari yabasobanuje neza. Ibi bitugeza ku wuhe mwanzuro? Imana yari guteza ibintu bibi nk'ibyo byakurira urupfu rw'impinja z'inzirakarengane. Waba wishimiye ibi bisobanuro? Byandike muri komenti cyangwa utubaze ikibazo, ariko ikiruta byose kora subscribe kandi ufungure inzogera maze ukore like kugira ngo twereke ko wakunze ibyo dukora, maze uduhe igitekerezo cyangwa utubaze ikibazo muri komenti. Wakoze cyane kudukurikira.